administrative staff, banyakubahwa muri teaching staff, abanyeshuri dusangiye igihango cyo guhanira ubumenyi kuri iki gicumbi, yaba abahize ndetse n'abakihiga. Ndabashimiye kandi cyane bashimiye uyu mwanya mu mwanya. Ngiye kuvuga ijambo ariko nifuje kurigira rigufi, ariko kandi harikugiramo ingingo enye, harimo iragaruka no muri kugushimira, ndaza gutanga inama, ndaza gusaba ndetse no kwifuriza. Nizo ngingo ndavugaho kandi kubera aho amasaha ageze ndagerageza kuzihina. Nyakubahwa Directeur, igitekerezo cyo kugaruka hano cyagirwaga na buri promosiyo yose uko yasozaga. Twasozaga dufite igitekerezo, icyifuzo, intego zo kuzagaruka kureba ahantu haturemyemo ubumuntu n'abantu ba nyabo, ariko twamara gutandukana ntibiduhire kubera ko imbaraga zabaga zisa n'itandukanye, nta muntu ufite wo kuzegeranya, bikaba akawa mugani Kinyarwanda uvuga ngo ahatari mukuru amagambo arumva akiri indaro. Ariko nyakubahwa Directeur, mumaze kugikorora ngingo no kugira umurongo, umusaruro wavuyemo n'uyu nguyu mubona nk'uko Isaac yivuze, ntawe urata ingobyi ahubwo arata uwo yahetse. Tuhagarutse ni twebwe ba bandi twigaga hano mu myaka nk'uko mwagiye muyivuga. Turabashimira nyakubahwa Directeur, ndagira musabe bagenzi banjye twazanye ndetse n'abanyeshuri mu kiga, dushimire umuyobozi n'ubuyobozi fatanya kugenda intumbero nziza bafite irenga imbibi z'ikigo. Nongeye gushimira kandi bagenzi banjye abo twumviye rimwe icyifuzo cy'umubyeyi tukaza, nabo tubashimire. Agira ngo abo maze gushimira no kwamfashe dushimire abanyeshuri mwatwakiriye mu masaha nk'aya. Imibiri iyo yacitse intege, mwakoze cyane kwitanga mukagezera amasaha mutegereje kwakira abashyitsi aribo twebwe. Bose turabashimiye cyane, Imana n'umugisha. Abandi b'abanyeshuri rero, reka mbe mu mvugo zisa naho ziri politike cyane, twiganire ubuzima murimo twanyuzemo nubwo muri gutegura twamaze kwinjiramo, sibyo? Mu gihe twigaga natwe twambaye informe y'umweru n'ubururu, amahirwe make twebwe nta bikara inkoni twagiraga, twariyarandaga, twicaye ku ntebe nk'izo mwicaraho, twariye akawunga twikurikiranya nk'uko no mu bigenza, twiyogoshesha agaskinhead nk'uko mu bigenza, twabyukaga amajoro nk'uko namwe yabyuka. Uyu munsi imbeho iri hano hepfo mu gitondo na nimugoroba, natwe yaradukubise amatwi ikayanoza, ndetse ubukene umuntu ahurira nabwo ku ishuri natwe twarabugiraga, ariko igihe cyarageze birarangira. Ubu ngubu turi abo turi bo. Muri bariya twicaranye, buriya buri wese avuze ibigwi wasanga umuntu uciriritse muri bo wenda ari njyewe. Ntabwo mabeshye, hariya twicaranye n'inzego nyinshi, hari abanyamakuru mwabonye kuko batangiye n'akazi kabo, ariko twicaranye mu rwego rwa RIB, yari Doyen mu gihe cyane iyo twayoboranaga, ntabwo tutari kubakora.
twicaranye n'umuyobozi mu nzego z'ibanze, twicaranye n'umuyobozi wa kampani ikorana n'abashinwa, rero muravuye no kwigayo. Abandi ni abarimu, abo nzi ni bakeya muri abo bose bicaye hano, ariko iyo isampo yabo ufasha kugira ngo mwumve yuko ibi bimwe bishoboka. Namwe rero ndababwira ngo it's only a matter of time. Igihe kizagera bizarangira, ubuzima bwo kwiga mubabaye buzarangira mujye mu bundi. Barabyizeye? Ubwo mubyizeye, ndabizi neza ko muri bibwirwa buri munsi n'abarimu ndetse n'ubuyobozi, kuko isoko twabivomyeho nta mirimo iri kuvomaho. Ahubwo ikibazo turi kwibaza uyu munsi, namwe mukwiye kuba mwibaza, ni ikivuga ngo turava hano turangije ubwo buzima turi kunyuramo tuhavanye iki, budusigiye iki? Mujya mubyibaza? Yego. Nabo ibindi byo ni ibisanzwe, byose abaciye ku ntebe y'ishuri usa nk'aho tubisanye. Nagira ngo mbabwire ikintu wenda mutatekerejeho cyane cyangwa mwatekerejeho, nuko igihugu nta deni igihugu nta deni kidufitiye, ikigo nta deni kidufitiye, ababyeyi nta deni badufitiye, ahubwo twebwe dufitiye igihugu ideni, dufitiye ikigo cyacu ideni, twatangiye kugishyura ariko dufitiye imiryango yacu ideni, natwe ubwacu turabyifitiye. Ideni dufitiye ibyo byiciro cyangwa nzego ni ukuba abagabo, ni ukuba indatwa nyazo, ni ukuba indashyikirwa, ni ukuba intangarugero, mbese ni ukuba aya mazina yose avuga ibigwi by'umuntu kandi byiza, sibyo? Deni muraryemera? Muzabyishyura? Ikintu bisaba rero tukimara kumenya ko dufite ideni, ni uguhita tugaruka kuri ya mvugo ivuga ngo umwana uzaba umwami ntagena nk'abandi, sibyo? Umwana uzaba umwami ntagena nk'abandi, kandi inkongoro y'umwami ntitwarwa n'umwasama. Ese niyo twagenda utuntu tubiri twasigara mu mitwe yacu? Yego. Bisaba ejo bundi ku itariki 3 ubwo igihugu cyari kwitegura kwizihiza umunsi isabukuru y'imyaka 29 yibohoye, nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ngo umuntu ushaka kuba umugabo yamuha, ariko nushaka kuba ikindi kitari umugabo nanze kuvuga nacyo yakiba, kandi icyo ngo ntabwo kigoye. Mwabyumvise? Rero nyakubahwa perezida wa repubulika ubundi mu kivugo kigezweho bavuga ngo niwe soko tuvomaho. Muhisemo kuba abagabo cyangwa muhisemo kuba icyo kintu? Dukwiye kuba ishema ry'ikigo twizeho, tugomba kuba ishema ry'igihugu dutangaho buri kimwe kugira ngo tube abantu nyabana. Ibyo rero bisaba iki? Bisaba discipline. Discipline niyo channel, niyo driving force, niwo muyoboro wonyine wo kugira ngo ibyo tugambirira, ibyo turota, ibyo dutekereza, ibyo dukorera, ibyo turuhira tubigereho.
muzi ko hari umuntu wiga agatinya gusoma igitabo cya mathematics ariko agatinyuka kwiga gusoma kabiya. Biya murayizi? Yagize ko muyizi. Agatinya gusoma igitabo akabona aho kugihera ntabwo hari, naho kugisoza ntihari, ariko yajya ku icupa akabona rwose ribaye ritoya. Agatinya kubyuka ngo yige, ariko agatinyuka kurara hanze y'ikigo ari gukora nyine ibinyuranye n'ibyo ikigo gishaka. Agatinya gukoresha wifi abrowsing ibintu biri muri homework cyangwa assignment yahawe, ahubwo agatinyuka gukoresha wifi arareba movie, areba video zidafite ikintu zimwungura ku mpamvu yatumye ava mu rugo. Bari mubizi? Rero amahitamo yacu niba ari ukuba abagabo, niba ari ukwishyura ideni igihugu gifitiye, tugomba kugendera muri uwo murongo. Inkoko si muyizi? Inkoko murayizi? Iyo ibonye igisiga kitwa gaca, nubwo yaba uri kumwe n'abantu, ikora iki? Igira gute? Irasakuza. Igira ite? Iriruka. Iyi nkoko ibonye igisiga kubera ko izi ko kigambiriye kwigirira nabi, nubwo yaba iri kumwe n'abantu bangana nk'uko tungana muri iyi sare, iriruka. Natwe rero tugiye kwigishwa n'inkoko yuko nitubona hari ibintu cyangwa abantu bigambiriye kwica viziyo yacu, gahunda no kugira gute? Ni ukubihunga, ni ukwiruka tukabyitaza, kandi ntitujye hafi aho bishobora kudusangayo, ahubwo tukamera nkaya Igo cyangwa Kagoma Isaac, founder wa Bero Foundation, yavuze. Kagoma iraflyinga, iraguruka ikagera ahantu ikindi gisiga cyangwa ikindi kinyoni cyangwa ikindi cyose kidashobora kugera. Rero tubishyize mu buzima busanzwe, natwe turi muri isare y'abanyeshuri, ubonye mugenzi wawe runana ataragufasha kugera ku nzozi zawe urota, kuko nubwo dusangira akawunga hano, ariko nyuma y'ubuzima bw'ishuri buri wese arime. Nubona umuntu mubana atagufasha kugera ku nzozi warose, cyatumye uhaguruka mu rugo uyu munsi muri dorotwari 2005, matera wifate ugendere umuntu ugufasha, mufite icyerekezo kimwe, utagukurura no kugusunikira ku nzozi zawe. Mwabyumvise? Ikindi isaba gukora. Ntabwo ari ukurota, ntabwo ari ugutekereza, ahubwo bisaba gukora. Umuntu asarura icyo yabibye. Twebwe duhagaze hano dufite ishema no guhagarara tunashimira abarimu badufashijemo, kubera ko turi imbuto, turi umusaruro w'imbuto itabora nziza batubibyemo. Hari abantu twabwiye aya makuru ntibaza kubera ko imirimo bafite itabemerera. Hari n'abandi twabibwiye babyanga kuko batabona impamvu yo kugaruka hano, kuko bagaragara nk'aho nta kintu bakura. Nubwo turi kuratira iby'abari hano n'abandi wenda bataje kubera impamvu bagize, ariko hari n'abari muri gereza bafunze. Abeshyira hari abafunze, hari abo byanze. Rero bisaba gukora. Abyumvise? Ndumva ntari bwizimbe mu magambo cyane, ngiye gusubika umwanya wampaye nongera kubashimira, nshimira ubuyobozi bw'ikigo cyacu, nshimira abarimu, abarezi bacu, ndetse namwe bashimira yuko muduhaye umwanya. Turabasezeranya
kandi turabasaba muzongera kudutumira asubire turayibasaba oya ntabwo tubasaba musaba iwabo turabasezeranya ko tuzakomeza kuza kubasura tukabaganiriza namwe mukatuganiriza tugasangira tugasabana mu kanya ndetse biraza gukomeza ariko namwe turabasaba yuko mwazatuhesheshemo iyo tubonye umwana wambaye umwenda w'ubururu n'umweru ari muri gare agiye gutega turavuga ati uriya ni uwacu sibyo rero ntabwo dushaka kuzabona isura twabonye hano bayishyizemo amapingu ibyo byo ntabwo by'ubwiranga dufata umuntu batamenya ko ari uwacu abyumvise icyo twifuza rero ni intsinzi idasigaza ariko kandi iherekejwe n'ibindi bigwi bizakurikiraho murakoze turifuriza abari muri mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye kuzabona intsinzi idasigaza habe na gato nukumarayo amanota yose mukayakurayo turifuriza kandi abari mu mwaka wa gatandatu mu mashami yose ari mu kigo tuzatsinda intsinzi bazabona akaba ari intsinzi idasigara n'umwe nibyo twifuriza murakoze murakoze